Yesu ashimwe, ndagusuhuje nkwifurije amahoro y'Imana. Reka nkubwire ngo igitondo cyiza niba uherereye ari mu gitondo, kandi nkubwire ngo umugoroba mwiza niba uherereye ari ku mugoroba. Njye ndi Prophet Emma, umuhanuzi w'Imana. Ndagusuhuje nkwifuriza umugisha. Ndi hano kubera wowe. Imana iguhe umugisha, wowe wamaze gukanda subscribe kihuza numuhanuzi w'Imana. Imana iguhe umugisha, wowe wabikoze. Imana ikugirire neza. Ni ikintu gikomeye cyane kuvuga ngo reka nkandeho njye mpagararana n'umuntu w'Imana. Imana iguhe umugisha rwose cyane. Icyo wakoze Imana ikiguhera umugisha, kandi Imana ifungura imiryango kubw'icyo ngicyo. Nawe utarayikora ndagusabye kanda subscribe. Nturebe iki kiganiro ngo ugende udakoze subscribe. Reba ko wayikoze. Niba warayikoze, Imana iguhe umugisha kuko uyikora rimwe gusa, ubundi tukajya tubana umunsi ku munsi. Nawe utarayikora bikore. Imana y'amahoro iraguha umugisha. Ni inkungura ikomeye urabunteye, urabunsubijemo imbaraga, kandi urabunsubijemo ibyiringiro. Rero kora subscribe, Imana iraguha umugisha. Kindi, nurebe iki kiganiro ngiye kukubwira, ihangane kirangize, kuko kureba ikiganiro ukakirangiza nibwo umenya ngo ni iki cyavugaga, cyavaga hehe, cyerekezaga he. Nicyo kintu wakora cyiza. Ntukarebe ikiganiro ngo ugende utakirangije. Imana y'amahoro rero guhereza umugisha. Turagarutse muri wa mwanya wo kubohoka. Iyi ni isaha yo kubohoka. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari ibintu byaboshye ubuzima bwawe, ariko Imana y'amahoro ikubohore mu izina rya Yesu. Hari ibintu byaziritse umugisha wawe, hari ibintu byaziritse amasezerano yawe, hari ibintu byaziritse iterambere ryawe, hari ibintu byaziritse amahirwe yawe, ariko none aha ngaha muri iyi saha yo kubohoka, Imana ikubohore mu izina rya Yesu. Uhure n'umugisha wawe, uhure n'igitangaza cyawe, uhure n'amasezerano yawe, uhure n'ukuboko kwiza kw'Imana gukomeye mu izina rya Yesu. Rero izina ry'Uwiteka nirishimwe, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Imana yacu niyamamare cyane. Umwami w'amahoro akomeza himbazwe kuri wowe. Ndagira ngo nkubwire ikintu nshuti y'umusaraba. Hari igihe uba mu ibintu bikanga, ukaba mu ibintu ntibikunde, ugacuruza ugahomba, ukagerageza kubaka nk'abandi bikanga, kubaka ntibikunde, ukagerageza kujya mu kazi bikanga, abandi bakazamurwa mu ntera, wowe ukagumya ugasigazwa hasi. Ariko ndagira ngo nkubwire, haracyariho ibyiringiro. Haracyariho ibyiringiro ko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Haracyari ibyiringiro ko Imana yahindura amateka. Haracyariho ibyiringiro ko Imana yatanga ubuzima. Haracyariho ibyiringiro ko Imana yazura ibyapfuye. Imana ishimwe cyane. Haracyariho ibyiringiro. Imana ishimwe. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Haracyariho ibyiringiro mama. Haracyariho ibyiringiro wa mukobwa we. Haracyariho ibyiringiro. Imana ishimwe. Haracyari ibyiringiro. Ubwo burwayi urwaye ntabwo ari ubwo kukwica. Haracyari ibyiringiro ko Imana yagukiza. Haracyari ibyiringiro ko Imana yaguhagurutsa. Haracyari ibyiringiro ko Imana yagucira inzira. Haracyariho ibyiringiro ko Imana yakuzura. Haracyariho ibyiringiro ko Imana yaguhindura mushya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haracyariho ibyiringiro. Imana ishimwe. Haracyariho ibyiringiro. Uyu munsi wa none ntuterwe ubwoba n'ibyo urimo urabona. Ntuterwe ubwoba n'ubuzima ubayemo. Iringire Data wa twese, mwiringiye. Imana itugirire neza. Abiringiye ushoboka ko wakwiringira abantu bakagutenguha. Wakwiringira imiryango ikagutenguha. Wakwiringira abavandimwe bakagutenguha. Ariko niwiringira Uwiteka. Uwiteka azakubera ibyiringiro. Uwiteka azahagararana nawe. Uwiteka azakubambira amahema. Imana y'amahoro itugirire neza. Reka dusenge, niturangiza dusome ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Kadusenge. Data, ndagushima kuri Imana igira neza, uri Imana yumva gusenga. Ijambo ryawe riravuze ngo haracyariho ibyiringiro. Data, tugufite ntitwifuza undi murengezi. Kuri wowe tugufitemo ibyiringiro, kandi muri wowe turakwiringiye. Twizeye kuri Imana ishobora byose. Twizeye kuri Imana ivuga bikaba, ndetse wategeka bigakomera. Icyubahiro ni kibi cyawe. Nkundira uzubane natwe kandi utugirire neza. Urakoze Yesu Kristo. Amen.
Imana yacu ishimwe cyane. Haracyariho ibyiringiro yuko ubuzima bwawe bwapfuye bushobora kuzuka. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana turi busange muri Yeremiya. Imana y'amahoro itugirire neza. Yeremiya ibice byaho 31. Imana itugirire neza. Imana y'amahoro ishimwe. Imana y'amahoro itugirire neza. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Iri jambo riravuze ngo, Yeremiya 31 ku murongo wa 4, haravuze ngo nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse wa mwari wa Isiraheli. Nzongera kukubaka. Imana ishimwe. Nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse wa mwari wa Isiraheli. Ndagira ngo mvugane nawe wowe unkurikiye. Imana ya Isiraheli yongera ikubake mu izina rya Yesu. Imana yaremye ijuru n'isi yongera ikubake. Hari ibintu byagusenye, hari ibintu byakunanije, hari ibintu byakwitambitse, hari ibintu byakurwanyije, ariko ndagusengeye Imana ishobora byose yongera ikubake. Imana yongere yubake umutima wawe wasenyutse usenywe n'abantu. Imana yongere yubake umutima wawe wasenyutse usenywe no kubura akazi, usenywe n'ubushomeri, usenywe n'uko ubukwe bwawe bwarapfuye, umutima wawe urasenyuka. Ari ibintu bijya biza bigasenya umutima w'umuntu. Ubukwe bwawe bwarapfuye, umutima wawe urasenyuka. Akazi kawe karahagaze, umutima wawe urasenyuka. Abana bawe babuze minerivare yo kujya mu ishuri, umutima wawe urasenyuka. Imiryango yarakwanze, umutima wawe urasenyuka. Iyo imiryango yakwanze bisenya umutima w'umuntu. Birashoboka yuko hari ibintu byagutsikamiye, birashoboka ko hari ibintu byakwambuye agaciro, hari ibintu byakwambuye ijambo, hari ibintu byagusubije inyuma, hari ibintu haleluya, Imana ishimwe. Ariko ijambo riravuze ngo nzongera kukubaka. Imana itugirire neza. Nzongera kukubaka. Imana itugirire neza. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse wa mwari wa Isiraheli. Imana ishimwe kwizongera ikakubaka. Nubwo hari ibintu byagusenya ariko Imana izongera. Birashoboka akazi kawe karahagaze ariko Imana izongera iguha kandi. Ubuzima bwawe bwarapfuye ariko Imana izongera ikuremera ubundi buzima. Amateka yawe ntabwo yari meza ariko Imana ije kukuremera andi mateka mu izina rya Yesu. Hari ahantu wageze uhura n'ibikomeye, hari ahantu wageze uhura n'imiraba, hari ahantu wageze uhura n'intambara, hari ahantu wageze uhura n'urukuta, hari ahantu wageze uhura n'imisozi, hari ahantu wageze abantu bakuvaho, hari ahantu wageze abantu baraguta, hari ahantu wageze inshuti zigushiraho, ariko ijambo riravuze ngo nzongera kukubaka. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe kwizongera ikakubaka. Imana ishimwe kwizongera ikagukomereza amaboko. Imana ishimwe kwizongera ikaguhagararaho. Imana ishimwe kwizongera ikakubambira amahema. Imana ishimwe. Ijambo riravuze ngo izongera. Haleluya. Ayizo ni mashando wiribiri failere botai nini topevo nini. Imana ishimwe ko hazabaho kongera. Hazabaho kongera kubakika, hazongera habeho gukomera, hazongera habeho guhagarara, hazongera habeho ubundi bukwe, hazongera habeho ayandi masezerano, hazongera habeho kugarurirwa ibyawe byapfuye, hazongera habeho kugarurirwa ijambo, hazongera habeho kugarurirwa agaciro. Ndagira ngo nkubwire ari igihe umuntu abamo agasenyuka. Ugasenyuka pe. Ukibaza ikintu kizakurengera, ukibaza uzagutabara, ukibaza uzakurwanirira ukamubura. Ariko Imana ishimwe kwigihagararana n'abantu bayo. Imana ishimwe kwigiba mu ruhande rw'abantu yiremeye igahagararana nabo ikababambira amahema. Imana ishimwe kwigihagararana n'abagabo. Imana ishimwe kwigihagararana n'abamama. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Muri ibyo yizi umwuka rero baravuga ngo Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose niko yize, ahindura iyo mibabaro ngo anezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Ibyiza yakoze mbifitemo umufasha. Imana ishimwe cyane. Umva ukuntu ijambo rivuze. Rivuze ngo nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse wa mwari wa Isiraheli. Uzongera kugira amashako yawe
kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Imana y'amahoro itugirire neza. Uzongera kugira amashako yawe, uzongera kugira ibyishimo byawe, uzongera kugira agaciro kawe, uzongera amasezerano yawe Imana izayasohoza mu izina rya Yesu. Ibyawe byapfuye Imana izabizura mu izina rya Yesu. Ubuzima bwawe bwari bwaranze Imana ishimwe, ubuzima bwawe bwari bwarapfuye buzongera buzuke mu izina rya Yesu. Imana ibahereza umugisha. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe muri iyi saha yo kubohoka tuganira ku bintu bimwe na bimwe bijya biboha abantu. Hari ibintu bijya biboha abantu bikababera imigozi baziritse. Imana itugirire neza. Ndagira ngo mvugane nawe, haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Ndagira ngo nkubwire wikwigirira nabi. Yesu aracyashoboye, wikwigirira nabi. Yesu aracyakora. Ubwo burwayi urwaye ndashaka kuvugana nawe. Umaze igihe urwaye uburwayi, hari uburwayi umaranye igihe, ayizo ni mashando wiribirify, kwa muganga baravuye, kwa muganga byaranze. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndashaka mvugane nawe, haracyariho ibyiringiro, haracyariho Imana itabara, haracyariho Imana ikiza, haracyariho Imana ibohora, haracyariho Imana itanga umugisha, haracyariho Imana itanga amahirwe, haracyariho Imana izura ibyapfuye, haracyariho Imana ihagararana n'abantu bayo. Ndashaka kuvugana nawe, wowe warwaye uburwayi, kwa muganga barakunaniwe, baravuze ngo genda utegereze kuzapfa, ariko umva nkubwire, ntabwo ugipfuye. Hari Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ivuganye nange, imbwiye ngo hari ubuzima bwawe bugiye kongera bukubakika. Imana igiye kugarura agaciro kawe. Ayizo ni mashando wiribirify. Ndashaka guhanura muri aka kanya, ndashaka guhanurira wowe unkurikiye umaze igihe urwaye uburwayi bw'amaguru, bwarakurembeje, warayivuje byaranze, ariko ndagira ngo nkubwire, hari Yesu ukiza, hari Yesu utanga umugisha, hari Yesu ukiza amaguru, hari Yesu utanga amahoro, hari Yesu ubohora ababoshye mu izina rya Yesu. Mwizere, ndumva Yesu amanuwe no kongera kukubaka, ndumva Yesu amanuwe no kongera kuguha ubuzima. Ndashaka guhanurira umuntu umaze igihe kinini warabuze urubyaro byaranze, waragerageje nta kutagize, warirwaniriye, wagiye mu bapfumu, ariko urubyaro rwarabuze. Ndagira ngo nkubwire ngo iracyari ya Mana ishobora byose, iracyari ya Mana ihindura amateka, iracyari ya Mana igica inzira aho zitari, iracyari ya Mana igitanga ubuzima, iracyari ya Mana igitanga amahoro, iracyari ya Mana igihindura amateka, iracyari ya Mana ijya yiyerekana, iracyari ya Mana, haleluya, igikiza abarwayi, iracyari ya Mana. Ndagira ngo nkubwire ngo iracyari ya Mana ishobora byose, iracyari ya Mana yumva gusenga, iracyari ya Mana itanga amahoro. Imana yabasha kuguha urubyaro, Imana yabasha kukugirira neza, Imana yabasha kukwibuka. Ndashaka kuvugana nawe, wowe umaze igihe kinini mariage zawe, ubukwe bwawe urabigerageza ariko bikanga, uri umusore urankurikiye, wibaza uburyo uzubaka urugo, wibaza uburyo uzakoresha mariage bikagucanga, nubwo uri umusore ariko ugira icyangiro. Imana itugirire neza. Ndagira ngo nkubwire ngo izere Imana, kandi Imana ibasha kukugirira neza. Ndagira ngo mvuge kuri uyu mwuka uteza icyangiro ku buzima bw'umuntu. Buriya Satani ni umugome. Ujya ubasha kubaho mu buzima, Satani nawe akabasha ukagira ibyo ugambirira, ariko Satani nawe akagira ibindi agambirira. Akenshi ugambirira kubona umugisha, ariko Satani nawe akagambirira kukubuza umugisha. Akenshi ugambirira kubona amahirwe, ariko Satani nawe akagambirira kukubuza amahirwe. Ndagira ngo nkubwire iki kintu, Yesu ni umwami kandi Yesu ni umurengezi. Yesu aratabara. Nta kure habaho Yesu atakuvana, nta na kure habaho Yesu atagushira. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndashaka gusengana n'uyu muntu uhorana ikintu cy'umwuka w'icyangiro, uhorana icyangiro ku buzima bwawe. Umuntu wese mukundanye agenda utazi icyo mupfa. Ndavugana nawe wa musore we. Uyu munsi ndashaka kuvuga kuri uyu mwuka uteza icyangiro. Hari umwuka uteza icyangiro wica amahirwe pe, ugasanga ugira icyangiro ahantu hose ubaye muri sosiyete runaka. Icyangiro ukakigira kikaba no mu rusengero ugasanga barakwanga,
ugasanga ntibagukunda. Imana y'amahoro itugirire neza. Iteka ibyiza iyo bije abandi barabibona ariko we ntubibona. Icyangiro kigahera mu isi butuyemo, ugatangira bakwanga, ugatangira batakwemera, ugatangira ntawe ukuvuga neza, ugatangira ntawe ugucira akari urutega, ugasanga ibintu byose bibayeho akenshi usubizwa inyuma. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ibitekerezo byanjye biteshwa agaciro mu bandi bagabo, mu nama zikomeye, mu muryango wanjye nabaye uw'inyuma. Yesu mwami wanjye data urabibona, iyi foto n'isura yanjye ubihindure undemere mwambaro, iri kote nambaye ry'igisuzuguriro urihindure undemere umwambaro. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukabaho muri ubwo buzima, ubuzima bupfuye, ubuzima bwo kwizengurukaho, ugasanga ni ubuzima bw'icyangiro, ukibaza ahantu buturuka, ukibaza ahantu biva, ukibaza ikibitera ukakibura, kandi ugasanga urasenga ugasanga ntako utagize. Uwo ni umwuka w'icyangiro. Umwuka w'icyangire ni umwuka uba ku buzima bw'umuntu, ugasanga ujya gucuruza waranguye byiza, ugasanga ugira icyangiro ntibagukunda, ugasanga muri karitsiye ntibagukunda, ugasanga ugira uyu mwuka w'icyangiro ukakubaho, ubuzima bwawe bwose ugasanga ni icyangiro. Ugasanga ibintu ubamo byose nta na kimwe cyemera. Mu muryango bakakwanga, mama wawe wakubyaye akakwanga, abavandimwe bakakwanga, inshuti zikakwanga, naho wize ku ishuri bakakwanga, watura muri karitsiye bakakwanga, aho ugeze hose, ahantu hose ubaye bakakwanga. Icyo nicyo bita umwuka w'icyangiro. Ugasanga uratereta umukobwa, wamutereta ugasanga ajyanywe n'abandi, mukumvikana ko mukundana, mukumvikana ko muzabana, ariko wajya kumva igihe kikazaza ugasanga ajyanywe n'abandi, ugasanga arimo arakuzanira invitation ngo uzantahire ubukwe. Icyo nicyo bita umuvumo. Uyu muvumo uboneka mu gutegeka kwa 2:28. Ho haravuga ngo uzasaba umugeni arongorwe n'undi. Hari abantu basaba abageni bakarongorwa n'abandi, hari abantu bubaka amazu akabebwamo n'abandi, hari abantu bagura imodoka ntibazigendemo, hari abantu bubaka inzu ntibazibemo, hari abantu barya ariko ntibahage. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyo nguye ni umwuka ugenda ku buzima bw'umuntu witwa umuvumo. Imana itugirire neza. Akenshi usanga bari umuvumo, cyangwa se ugasanga hari imbaraga z'abadayimoni zigenda ku buzima bw'umuntu. Icyo ukeneye ni iki rero? Ukeneye gusengerwa Imana. Ndashaka kuvugana nawe, ndashaka gusengana nawe. Uyu mwuka w'Imana yamishuriye aba bantu bafite uyu mwuka ubagendaho, uyu mwuka ubatsikamira, uyu mwuka ubasuzuguza, uyu mwuka ubateza icyangiro, uyu mwuka ubateza ikimwaro mu bandi. Aho uri hose usanga uba ufite ikimwaro, ugasanga hari umwuka w'igisuzuguriro uri kuri wowe, ugasanga neza neza ikimwaro kikuriho, ugasanga igisuzuguriro kikuriho, wakwireba ukabona uraciriritse, ubuzima bwawe ukabona buranze, ukaba uri umusore, ugasanga kenshi ukubera ko uterese igihe kinini bakubenga, ukageraho ukishyiramo ikintu cy'umwuka uvuga ngo nta wanyemera. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndagira ngo uyu munsi ubuzima buri muri kotiri negatifu ubwange mu izina rya Yesu. Imana yacu iratabara mu izina rya Yesu. Imana iratabara. Hari ubuzima abantu babamo bavuga ngo Imana niko yabyemeye. Oya, ntabwo Imana yemera ko umuntu asuzugurika. Oya, Bibiliya ivuga ngo iki? Yesu yabwiye Petero, aramubwira ngo Petero, ukiri mu isi uzakubirwa inshuro 100, ariko ibirenze kuri ibyo hari uguhabwa ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Ijambo ryo rirambwira ngo ingororano y'abubaha Uwiteka, ubukire, icyubahiro, ubugingo. Ingororano y'abubaha Uwiteka, ubukire, icyubahiro, ubugingo. Ikindi kintu kitubuza umugisha ni Satani. Ntabwo Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru igiberaho kuduteza ibyago. Imana ntibereho kuduteza amakuba. Imana itugirire neza. Oya, amakuba aza kuko mwene muntu ari we wayahisemo. Kabiri, amakuba akaza bitewe nuko hari abantu hari Satani wohereje amakuba. Icya gatatu, amakuba akaza azanywe nuko Imana yarakaye. Hari umurakara Imana igirakara ko abantu bagomeye Imana. Abantu bagomeye Imana, Imana igirakara ikabateza amakuba. Imana itugirire neza. Imana igirakara ikabima amatwi kubera yuko bagomeye Imana, kuko wanze gukiranuka, kuko wanze gukunda Imana, kuko wanze gukora
iby'Imana ishaka. Imana itugirire neza, bigatuma Imana igutera umugongo. Ariko iyo Imana ivuze ngo ndagutabaye, ikaba ari ibivuze wumvisha ijwi ryayo, byanze bikunze bigomba gusohora. Iyo bidasohoye rero ntabwo aba ari umugambi w'Imana. Imana itugirire neza. Akenshi ni imbaraga z'abadayimoni. Hari umuntu ujya ukunda kuvuga ngo igihe cy'Imana ntikiragera. Ese igihe cy'Imana kigera ryari? Ijambo riravuga ngo nimusabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyi Imana ni Imana yumva, kandi ni Imana itabara, kandi ni Imana ihindura amateka. Hari ibintu bijya biba, Satani agafunga amayira, abarozi bakaroga, abakuvuma bakavuma, hakabaho n'ishuri ry'Imana, Imana ikabyemera kugera mu kintu ariko ikazakigukuramo mu gihe runaka. Ariko nyirizina hari ibintu biba ku buzima bw'umuntu ugasanga si ishuri ry'Imana. Wabireba ugasanga ni imigambi y'abadayimoni. Imana itugirire neza. Ugasanga ni imigambi y'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Nigeze nsengera umwana w'umusore, yaraje arambwira ibintu nanjye ubwanjye kubyumva bibanza kungora. Ndibaza hari ibyo bintu bimeze gute? Imana y'amahoro itugirire neza. Arambwira ati uko ndeba ahangaha majije gutereta, niga gushaka, majije gutereta abakobwa bagera muri 12 bose. Umva abo bakobwa my friend, kandi bose bamwanga, nta mukobwa n'umwe umukunda. Nareba uwo musore, nareba uburyo ruku yiwe, namureba physically, hibaza ni gute yabuze umukobwa umukunda. Afite akazi keza, afite inzu ye muri Kigali, ariko yabuze umuntu babana. Barakundana byagera hagati, umukobwa akajyanwa n'undi. Barakundana byagera hagati, umukobwa akamubwira ati njye ntabwo mberanye nawe. Abakobwa 12 bose baramubenga kubera umwuka w'icyangiro. Cyangiro kimubaho, icyangiro kimugendaho. Hari nabo bavuga ngo umusore abandi baramwanga bose, ariko agakundwa na nyina. Na nyina nawe ubwe yari yaramwanze, na se umubyara yari yaramwanze, imiryango yaramutaye. Uyu musore yari yararangije kaminuza. Wumve yuko Satani hari uburyo ateramo ukavuga uti Satani uri umukara pe, Satani azatsindwa, Satani azashya. Ko hari ibintu akora ukavuga ati ibi bintu Satani akoze mbega bimeze gute? Ariko Satani azashya mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndangije ndamureba, ndikanga, ndavuga nti ibyo bintu birashoboka. Ndibaza nise cyangwa wabuze amafaranga. Hoya, amafaranga mbanyafite ndetse mbanana yabahaye, bakayatwara, igihe kikagera akanyikuraho rwose akagenda agiye. Imana itugirire neza. Dusenga Imana, ndamubwira nti ibyo bintu ntibishoboka. Harimo ikintu cy'umwuka w'abazimu. Uwo ni umuvumo. Imana y'amahoro itugirire neza. Uwo ni umuvumo, ni imbaraga z'abadayimoni. Ni umuvumo. Imana y'amahoro itugirire neza. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ni umuvumo, ibyo ntibishoboka. Byashoboka bitese? Imana itugirire neza. Ubwo harimo umuvumo, aho harimo imbaraga z'abadayimoni, aho harimo ikintu cy'umwuka w'abazimu. Imana y'amahoro itugirire neza. Harimo ikintu cy'imbaraga z'umwijima. Dusenga Imana. Dusenga Imana. Imana yo kabyaringirira ubuntu, iranyihishurira, inkora ku maso. Imaje kunkora ku maso, Imana y'amahoro inyereka yuko hari ibintu bamuvumye, ni ibintu bamutongereye. Imana itugirire neza. Kandi yabitongerewe na nyina wabo. Imana idutabare. Amutongera uyu muvumo, avuga ko atazigera ashaka n'umunsi n'umwe, ndetse atazigera abona umugore, atazigera abona umwemera n'akanya na gatoya. Beriki yaramuvumye, amuvumira ku gahera, arangije apfundikira inyuma. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndangije ndahishurirwa, ndavuga Imana irambwira ngo ni umwuka w'abadayimoni, ni imivumo bamuvumye, ni icyangiro bamuhuhereye, bamuhuhera ikintu cyo kudakundwa. Hari abantu bakuvuma akakuvumira imbere, ariko hari n'ukuvuma akakuvumira imbere n'inyuma, akakuvuma akanapfundika, akakuvumira ku gahera. Imana itugirire neza. Hari n'abantu bajya kuvuma abantu, ugasanga neza atongereye ibuye, aragiye ariroshye mu nyanja, yariroha mu nyanja, avuga tukwibuye ndiroshye mu nyanja,
ritajya rinyeganyega n'akanya na gatoya, niko nawe aroshya ubuzima bwawe muri ya nyanja ntabwo buzigera bunyeganyega. uko ryabuye ridatirimuka niko n'ubuzima bwawe budatirimuka, nta hantu bushobora kugera. icyo gihe icyo ukora cyose kiranga, icyo gihe icyo ukora cyose ntigikunda, icyo gihe ibintu byose ubamo nta na gato nta hantu bishobora kugera, ntibishobora kumuvinga, ntibishobora gutera intambwe. urasanga ugacuruza ugahomba, ukibaza utese ibi bintu bimeze gute, kumbe barakuziritse, hari ahantu bakuzirikiye. ugasanga ugiye mu kazi, akazi ntibigenda, bandi barahabwa promosiyo wowe ntuyibona, hari ahantu bakuzirikiye. Imana itugirire neza. Kuvuga ngo ubuzima bwawe buraziritse, nubwo ugenda ariko ubuzima bwawe buraziritse. ugasanga utunze ikinyabiziga ariko uhora mu buzima bwo kugikoresha, amafaranga yose ubonye nta kintu akumarira. uyu munsi ubona 5 ukagikoresha 10,000, wabona 10,000 ukagikoresha 20,000, uhora mu buzima bwo kugikoresha. Imana itugirire neza. Rero ubuzima bwawe barabuziritse, rero ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye akanwa k'uwasizwe, ukeneye akanwa k'umutambyi, ukeneye umuntu kwaturaho amagambo aremereye. Imana itugirire neza. ukeneye umuhanuzi mu buzima bwawe. Haleluya. ayizo ni mashando wiribirifari. ijambo ry'Imana mu ngoma za 2:20 haravuga ngo maze Yehoshafati abwira Abayisiraheli ababwira, nimwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa. arangije aravuga ngo nimwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. iyo wizeye Uwiteka Imana ishobora byose urakomera, ariko iyo wizeye umuhanuzi w'Imana urakomezwa mu izina rya Yesu, ugubwa neza. Imana itugirire neza. ushaka kugubwa neza mu buzima butuje, mu buzima burimo amahoro, ukeneye umuhanuzi w'Imana. ndashaka gusengana n'uyu muntu ugira igisuzuguriro, ufite icyangiro, ukora ibintu ntibigende, ibyo ukoze byose ntibikunda, ibyo ukoze byose ntibizamuka, ugira icyangiro nawe ntuzi aho kiva. igihe cyose ugiye gukoresha mariage haza ikintu kikayikuraho. igihe cyose ubonye fiance murakundana, utamututse utamubwiye nabi, wajya kubona ukabona aragiye. uhora abantu bagutera umugongo, abantu ntawe uza gusanga, nuja gusanga ntimumarana kabiri. ndashaka gusengana nawe. fata iyo nimero iri kuri screen yawe, unyandikire umbwire uti prophet nshaka gusengana nawe. Imana y'amahoro itugirire neza. turi mu bihe byo kubohoka, turi mu bihe byo gusenga, turi mu bihe byo guhindurirwa amateka, turi mu bihe byo kwagurirwa imbago. izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Haleluya. izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. hari umwana w'umukobwa mperutse gusengera, yari afite icyangiro, abasore baramubenga. naramubaje nti ubwo umaze kubengwa n'abangati? sinababara kuko ntibagira umubare. Imana y'amahoro itugirire neza. ntibagira umubare. dusengana Imana y'amahoro itugirire neza. umwuka w'Imana arampishurira, arambwira ngo ni umuntu wari inshuti ye wamuroze icyangiro. dore uburyo yamurozemo icyangiro. izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. uburyo yamurozemo icyangiro, yafashe amavuta yisiga. Imana itugirire neza. aragenda muri tuwarete, adahamo umwanda mukeya wo muri tuwarete, arangije araza asuka muri ya mavuta. Imana itugirire neza. arangije arayitongera, aravuga ngo uko uyu mwanda wo muri toilette n'utuntu turi simple. abantu baturogesha iki? baturogesha amagambo, abantu baturogesha imitongero, baratongera, araza agatongera. rwose ni ibintu biba biri simple, kubera ko wakuroza ari umuntu, wagutongereye ari umuntu, kandi n'akanwa kakuvumye. ukeneye akandi kanwa ko kukuvumura, ukeneye akandi kanwa k'umuntu w'Imana. Haleluya. izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. ibi ntabwo wabyumva kubera yuko ni ibintu biri hejuru cyane, bisaba kugira ngo ubyumve mu isi y'umwuka. Imana itugirire neza. kuko ngo wavumwe n'akanwa, ukeneye kuvumurwa n'akandi kanwa. waboshywe n'amaboko, ukeneye kubohorwa n'ayandi maboko mu izina rya Yesu. nuko ngo arangije aratongera, aravuga ngo uko uyu mwanda wo muri tuwarete unuka, abantu bose bakawuhunga bakajya kure yawo. aba ariko igihe cyose uyu mukobwa azahora nuka, uwo bazajya bahura wese ajya munukira, ntihakagira umukunda, ntihakagira uwo marana kabiri. kandi koko niko byagenze. Imana itugirire neza. nta wamukundaga. Imana itugirire neza. yarakundwaga, yagiraga igikundiro, abantu bakamwaproachinga, bakamusanga, ariko kugira ngo bamarane kabiri, kugira ngo ibi bintu bikomere, kugira ngo ibi bintu bizamuke, cyari ikibazo. ntago byakundaga. kubera iki? sibyo, mavuta yo muri tuwarete yamuteje icyangiro gituma imyaka y'ubuzima bwe bwose yamubereye igihombo. kubera iki? amavuta yo muri tuwarete.
yisize amavuta, batongereye umwanda wo muri tuwarete, bituma bimubera igihombo. Rero nawe unkurikiye, hari ubuzima ubayemo utazi ikibitera. Imana itugirire neza. Dore inyungu zo kubana n'umuhanuzi w'Imana. Burya bamenya, umuhanuzi w'Imana akenshi agusengera Imana, kandi iyo agusengeye Imana mubana mu buzima, akabasha kumenya ngo niki kirimo kiratera ibyo bintu, niki kirimo kiratuma utemerwa, niki kirimo kiratuma udakundwa, niki kirimo kiratuma utazamuka. Imana itugirire neza. Imana ikabihishura. Imana itanze umugisha irabihishura, kandi Imana itanze umugisha igidukora ku maso. Haleluya. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Rero ndavugana nawe unkurikiye, uri mu Rwanda urankurikiye, nshaka gusengana nawe. Ibi bintu nubyiyumvamo, nyandikira kuri iyo nimero, umbwira uti profete, nshaka gusengana nawe. Waba uri mu Rwanda umaze igihe kinini urwaye uburwayi, ndashaka kuvugana nawe. Uherereye mu Rwanda, hari uburwayi urwaye, uwo mugongo umaranye igihe, ayo maguru yamaranye igihe, mu nda uhamaranye igihe, nshaka kugusengera Imana. Hari uwankurikiye uri muri Canada, umaze igihe kinini uri mu buzima bwo kwizengurukaho, umaze igihe kinini uri mu buzima bwo gupfundikanya, ibintu byawe ntibizamuka, ibintu byawe ntaho bigera, ibintu byawe ntibitera imbere. Ndashaka gusengana nawe. Unkurikiye uri muri Amerika, umaze igihe kinini wirukanka ku madosiye yawe, byaranze, warazengurutse, warirwaniriye, nta kutagize, bandi babonye akazi ariko wewe warakabuze. Nshaka gusengana nawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ayizoni mashando wiribirifa lele botai nini topevoninia. Ndumva Uwiteka umwami w'amahoro ampaye amavuta yo gusengera abantu b'Imana. Ndumva hari irindi hishurirwa. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ndumva Uwiteka ahagararanye nawe. Umva nkubwira ijambo ukuntu rivuga. Ravuga ngo niba Uwiteka twishimira. Haleluya. Abo ngabo baturwanya tuzabarya nk'abarya imitsima. Imana itugirire neza. Umwana w'umukobwa naramusengeye, twasenganye Imana. Imana iramubohora, na bugingo n'ubu buyakoze ubukwe. Wa mwana w'umusore ubu uyu munsi yakoze ubukwe bwiza, kandi cya gisuzuguriro ntikikimuriho. Reka nkubwire, gusenga bihindura ibintu. Gusenga bicurukura ibyari bicuramye. Gusenga bihishura ibyari bihishwe. Gusenga ni ubuzima. Gusenga ni imibereho. Gusenga niyo ntwaro y'umukristo. Imana y'amahoro itugirire neza. Icyo dukora nta birenze, nta bihambaye. Njye akazi kanjye nako gusenga, nawe akawe nako kwizera. Imana niyikora. Ibi nkubwira sinjye ubikora, ni data wo mu ijuru ubikora. Haleluya. Imana ishimwe. Rero ndashaka gusengana nawe. Haguruka utere intambwe dusengana Imana. Ni mu isaha yo kubohoka, ni kuri Prophet Emma. Niba warakozeho subscribe, ni umugisha nanone. Imana y'amahoro itugirire neza. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ngiye gusoza dusenga, ariko ndashaka gusoza nsengana nawe. Warwaye uburwayi bumaranye igihe kinini. Hari umuntu urwaye mu nda igihe kinini, ndashaka kugusengera Imana. Hari umuntu urwaye umugongo igihe kinini, ndashaka kugusengera Imana. Hari umuntu urwaye umutwe igihe kinini, ndashaka kugusengera Imana. Niwiyumva muri aba bantu, umbwire ngo ndashaka gusengana Imana nawe Prophet. Ndashaka dusengane. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Imana y'amahoro ikwishimire. Tugiye gusenga Imana. Data mu izina rya Yesu, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'imbaraga, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Hejuru yawe nta yindi Imana iriyo. Uri umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nsengeye uyu muntu wari unkurikiye, muramburira ikiganza, umuhindurira amateka, mwagurira imbago, numumara umubabaro, numucira inzira, numukureho uburetwa, numukureho igisuzuguriro. Imbaraga zose zari zimutsikamiye zimurekure mu izina rya Yesu. Ayizoni mashando wiribirifai kizindwa bohora baboshye, zura ibyapfuye mu izina rya Yesu, kuko uri Imana y'imbaraga. Urakoze Kristo. Icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Wewe wari unkurikiye, kuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe. Reka nkubwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ntiwibagirwe gukora subscribe, kora share ku bandi, kugira ngo ibi biganiro bigere kure. Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi kwishimire. Shalom shalom.